mwana se ugiye kwera ko turura mu budaka kansanga yagiye nese ubwo bose turamubwira ngo ki bose aduhitana ikamana tumushaka tumushaka turakora cyane nange ncanga tureko ko turi bumubone no tureko tumujyana kuko bose aduhitana kuko ntabwo twamukira Wabura vuga iki? None gusoza abantu. Gusohoza? Nta mwanya nari mfite. Nyina twadupfike kano kanya ko ntazi iyo wiriwe. Ubona umuntu ari gupfa subona hano nicara hano nishimye. Nusuri kwicwa niki? Pero kwigwira icupa rya ndi umuntu w'umugabo. Sasa ninjye abana ari kubujeje icupa. Kuza kwirirwa mukembagura imitungo y'umuntu mwamara kuyimara n'ibyo wanyu ko utazana ngo umuntu arye umuntu ari gupfa. Yesu wanjye. Tumaze iyihe? Yesu wawe se. Yawe si yawe tumaze ni iyihe? Ese harya kankubaza. Uru rugo urimo wararwubatse? Ako nizo nshingano zawe. Inshingano zo gukora urugo ngiye nyine. Yesu wanjye. Siko mvuge ngo iki? Ahubwo siko kuvuga nta n'isoni. Use mvuge ngo iki? Mvuge ngo urumiwe. Nose ubundi imitungo nimba yashize. Ubundi ubungu kwashize ubungu turahari kisa nimugorobara. Wajya gukora amaboko ufite. Umwe yavuye iwacu ndya ariko ntabwo ibintu byabinzana. Navuye iwacu ndya cyo ni cyambere. Ngiye kumbwira ngo njye kwishaka rero nzicara kandi uzayiza. Ariko wibuke yuko na hano ukihagera baryaga gatatu ku munsi. N'ubu ngubu ntabirya nuko ntabihari. Byabonetse? Ntabirya. Ntabyo nyine. Ntabirya. Ahubwo ibyo kubishaka n'abana badasanga agagiye kwishaka. Wacitse amaboko. Iki? Gusa uri guseka. Emwe ubwo. Kwanika guseka nta n'isoni. Emwe ariko nabanje vuba baragowe. Kugira umugabo nkawe. Kugira umugore nkawe. Ahubwo ndumva bitoroshye. Ahubwo se ubundi ayivuye bakuntu. Oya ivuye bakuntu. No gushaka umugore umeze nkawe. Oya ivuye bakuntumye. Genda wabwiye ntago wansanze. Ashe. Ngiye kukutisha amaboko. Ni wowe. Habone se. Ariko muri urugaho rwo narashatse, ntabwo nashatse. Nari inshinga zakunaniye. Ziye so utakora. Inshinga z'umugabo ni uguhaha umugore akarya. Ngewe sinzi icyo bituma umubwire kuko ubona dutumye uriya mukobwa tukamubura ntabwo azatwishyura kuko nimba twari twamubwiye ko ari butwishyure ngubu ntabwo akitwishyura. Ibyo byo kutwishyura se bibabaje nk'uko ari bukunyuzemo isaha. Bashaka ubu bimeze biti by'akazi. Kora boss igikorwa kiriho urebye byo uko mbyumva watudohorera wenda none aha sibyo gusa ariko n'amafaranga yo kutwishyura akadushyiriramo ibyago kuko ibintu byabaye ngewe nari mpari ariko yagiye kwihagarika nsanga umuntu yagiye. Boss niwe n'ubura ati ngewe uratubabarira kuko ibintu byabaye nge nagiye kwihagarika nsanga uyu mugenzi wanjye yagiye ibintu byabaye nuko tudohorera kuko ibintu bya ntawe bizongera. Bose kudohora. Mwaba muzi ariko amafaranga ntakaje kuri uyu muzimu. Bose tubabarire muzagishura se tugamiri twawubonye. Ejo mu gitondo suvuye. Muzigo tuzatwawubonye. Bose n'ukuri kw'Imana shyiramo imiyaga pe. Ndababaye ariko pe ndababaye. Tubabarire ntabwo tuzongera. Ibintu byibaye none aha birangirira aha ntabwo bizasubira. Nibyongera basuzatunyuza isasu mu mutwe ariko ibi bibaye basubyira ngo boss bahaye isaha imwe mubonye ndi muzigo bitari ibyo mwese ndabarimbo umwe tweretse ejo bundi hari umwe waturangiye tugire mbere yo kuzana noneho twese tumuza.
gushaka nabi. Emwe ntiwashatse dore umwana. Ndashonje. 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 Usanga niyo ndi kumesana naho natekeye. Sinabwatetse. Genda ubaza so. Ko numva icyavuga ko umwana umushaka he. Isiko ntazi yatanze. Nakwihorera. Kuki utabishatse we nta maboko. Nta maboko wari ufite. Sera yatanze. Watanze rasiyo? Wowe ntago wakora rero ngo uhahire urugo. Kora se nkori. Nangarika amabere ngo tugabe. Emwe mbicara rwose nzicaza amabuna abiri. Nze nazira kamambiri zanyu zinyegereza hano. Emwe naziza none mwese muri bamwe. Shaka nawe gashakana nawe ni ikibazo. harya weho ngo ngwiki ndikubwira ngo wa muzigo wari waturangiye w'ubushize tutari twazinyura waducitse basi tubabaretse yo kuzana uriya no kutwishyura noneho nushaka uburetse kutwishyura uzatwishyura kutwakugura ariko ibintu biri kugira kukongoza nibyo isatsi byawe bikuri hejuru bose ni ukuri kw'Imana ndohorera ngewe nshyiramo imiyaga noneho ejo nje nzamuzana asha rero weho bigango urananiye bose biranaye byakubaho ariko biranaye byakubaho none se ko umuzigo waducitse jya ujyana agashashi unyaremo ariko se wowe ubwo urukundo umuntu w'umugabo yanyara mu gashashi bitari ibyo uzambona kano kazi ntabwo mwaje koga bose turabyumva ariko nawe ntabwo wabwira umuntu w'umugabo ngo anyare mu gashashi mumaze kubyimba mbahaye amasaha abiri oya nako isaha imwe irahagije bose ngewe kubera iyo mpamvu ngiye kujya ngerana agacupa noneho umuzigo ntabwo uzongera kuncika pe nukuri nuwongera kuncika njye uzancigika icyo cyo ndakikurahiriye ni ntabwo bizongera gusa ko nizere ko ubu ngubu umbabariye nzabakona ubutaha bose nimbikora uzankure muri mwe basi bose natwe ntabwo twatuma udukona ahubwo twebwe iyo saha uduhaye tugiye kugenda tukurebera umuzigo wawe saha irajya gushira twawukugejeho bose ariko ikinkoni zamba mwese muburi yego bose kandi utubabarire ntabwo uzababarire kabisa Abyitse umwana akajya ku ishuri. Ntange yigaje ngo byukaje he? Nkawe gaju. Nta nimbe ugira. Nta n'inkoko yembwe ngo nkawe gaju. Ariko mada waranshatse cyangwa naragushatse? So nta n'isoni ugira. Maze nimbaza muri iyi nzu nizo baturanye. Ni nkawe yigaju. Ariko urantangaje. Urane n'iki moteri? Ntanka n'ibyo? umeze ute? Ni sawa. Komera cyane. Ndakomeye. Hano hari akayira kangeze muri gare. Zamuka hano haruguru karahari. Gusa ubwo nacaye kugira ngo ntayobe. Nyine zamuka na hano uraza kukabona nta kibazo. Bandange fresh. Ariko. Dange. bose agiye kuza kanza tumutegereze ntabwo se maso iyo ntabaducika wahamagara boss bose muhamagare ntari muhamagare ntari muhamagare ntacyo magara bose
Halo? Salama boss. Yego. Wa muzigo ariko twari twawuzanye. Sawa. Bose asa kugabiza. Bose ngo araje. Araje. Ntareba umuzigo arusanga. Yes. Mufate ma, mufate. ye